Muraho neza abakunzi ba Life TV. Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi kandi nizere ko mumeze neza, kandi n'abatameze neza nabo ndizera ko kubera Imana biri buze kumera neza, kubera ko uyu munsi biranga ejo bigakunda, ejo bigakomera, ejo bikoroha. So nuko ubuzima tugomba kubana nabwo ariko tubufite. Bon, bitewe naho muherereye hose ndifuza ko mwagira ibihe byiza cyangwa se igitondo cyiza ku bafite amasaha ya mu gitondo, naho ku bafite amasaha y'umugoroba mugire umugoroba mwiza, n'abandi hose aho muri muherereye hose nizere ko mumeze neza kandi murinzwe n'ubuntu bw'Imana. So impamvu mvuze gutyo nuko nkoze iyi video cyangwa se iki kiganiro ku masaha ya saa 10 zibura iminota 9, ubwo habaye saa 9:51 nibwo ndangije gukora nibwo ndangije gutegura iki kiganiro ngiye kubahereza. So iki kiganiro cyaturutse kugira ngo ngitegure nyirizina. Uyu munsi wo kuwa gatanu, ari umunsi wo kuwa gatanu, twagiye ku ishuri, umwarimu wacu aduhereza imodoka nini, adutuma ahantu aho bita Skånlandsøya. Tugezeyo tutaragera bambe turi mu nzira, mbona amatungo cyangwa se amatungo bita reindeer. Ayo matungo niyo bita reindeer. Noneho nyaje kuyabona ndayafilima, mfata aka video gatoya ngashira kuri status yanjye, ngira ngo abafite nimero yanjye cyangwa se abakunda kureba ibyo mba na postinze kuri status nabishizeho. Tugeze mu nzira nyine maje gufilima ako ka video gatoya, nibwo igitekerezo cyase kinzamo, ndavuga ati ko se izi reindeer wazazikora ikiganiro cyangwa se wazabwira abantu cyangwa se abakunzi ba Lifetime TV amateka y'izi reindeer hamwe na ba nyirazo cyangwa se abazorora, aba ari bo Sami people cyangwa se Samisk folk. Samisk folk niko babita hano muri Norvège, naho mu cyongereza ni the Sami people. Ndavuga ati rero ngomba kurara nteguye ikiganiro cyo kuvuga ku ba Samisk, nkanavuga uburyo borora ziriya ari amatungo cyangwa se turatu nyamaswa mwabonye na postinze kuri WhatsApp yanjye, kuri status yanjye. So ndavuga ati rero ngomba kurara mbiteguye. Muko natashye mvuye ku ishuri, ngeze mu rugo ndaryamaho gakeya, ngira utwundi tuntu njyamo, mvamo ntuvuyemo nturangije, nibwo natangiye kwicara hasi njya mu bitabo ndashaka njya mu hantu hose, ndabishaka kabisa, ndavuga ati ndarara nkoze iki, ntanze ikiganiro cy'iki cyo kumenya abasamiske ni bantu kimwe cy'igihugu cya Norvège, cyangwa se n'abantu bameze gute, mbese ni bantu ki. So nuko nibwo natangiye rero ndavuga ati ngomba kugikora kweri. Nicaye ndabishaka ngeze n'amahirwe nza kubibona, ndategura ibyo nateguye, ariko kubera gucunguza umwete no kugira ngo bitaza kurambirana cyangwa se naza gukora video nini karambirana, nateganyije kuba nabikora icyiciro cya mbere n'icya kabiri, part 1 part 2. So ngiye gukora part 1, ubwo part 2 nayizaza. So nibuka no kugira ngo mu kusoza iki kiganiro ndaza kugira abantu nshimira, tuze kwifurizanya n'umunsi mukuru. Hari umukobwa wacu ufite umunsi mukuru bita Esther, turaza kumwifuriza, nibiba ngombwa tunamuririmbire by the way, ariko turi kurangiza ikiganiro cyacu cyangwa se video nibwo biri bukorwe. So niba wifuza kuba wabana natwe mu kwifurizanya happy birthday cyangwa se umunsi mukuru w'amavuko, waza kurindira ukumviriza cyangwa se ukareba iyi video yose ku mwisho. Turaza gushimira abavandimwe baguma badusapotinga muri buri kimwe cyose dukora,
Mbo dushimire n'abatufasha muri buri kimwe cyose kugira ngo channel yacu yaguke ibe ngari cyangwa se ibe umuryango munini nkuko tubyifuza umunsi ku wundi. Lifetime TV yacu ikaguka ikaba umuryango mugari cyane, so nkuko tubyifuza umunsi ku munsi. So ntatinze mu magambo, mureke munyemerere rero njye gutangira igikorwa cyacu cyo nateguye kuri uyu munsi. Kubera ko nagiteguye ari ibintu nyine byo kuvuga ati reka mbikore, ndara mbikoze ku munsi w'ejo wa gatandatu nzagira icyo mpereza abantu babakunzi ba Lifetime TV cyangwa se abifuza kuba abanyamuryango ba Lifetime TV. Umunsi w'ejo ngomba kugira icyo mbaha, kandi ngomba kugira icyo mbaha kw'icyo gitekerezo nungutse cy'uyu munsi. So ndavuga ati okay, ku byo narinzi ngomba gushaka n'ibindi nkongeraho, ariko tukagira ute tugatanga ikiganiro ku bakunzi bacu. So munyemerere rero dutangire ikiganiro cyacu nateguye. Ikiganiro cyacu nateguye turahera kuri ntuze kuri Samiske, uburyo ari abantu bakeya muri iki gihugu cya Norvège. Nihe mpamvu ibitera kuba ari abantu bakeya? Bo ndaza gucishamo gake nge nasoma kubera ko ngiteguye mu mwanya nyirangije, nonaha ndavuga ati nta mwanya afite kuguma mbisubiramo kuko amasaha araba ari kugenda. Bo Samiske people ni abantu ki muri Norvège? Samiske people ni abantu twavuga ko ari bo babanjirije kuza muri iki gihugu cya Norvège. Nibo bantu ba mbere baje muri iki gihugu cya Norvège mu mwaka wenda w'ibihumbi 2000, ngira ngo umwaka w'ibihumbi 2000 nibwo bantu babanje kuza muri iki gihugu cya Norvège baturutse mu bihugu bya Finland, gutyo mu bihugu bigiye bitandukanye. Bon, reka nze gusoma nibwo biri bunyorohe. Norge ni Samiske people ni abantu bakeya baba mu gihugu cya Norvège, ariko ni abantu bakeya baba mu gihugu cya Norvège. Bo bakaba bafite imyambaro yabo ku giti cyabo. Tugiye kurebera hamwe amateka ya Samiske folk cyangwa se the Sami people. Sami people ni bantu ki? Ni abantu bafite amateka ajya gusa n'ay'abantuze aba-Indianera babanje kuba nabo muri Amerika, bo no muri Australia nabo abahaje ba mbere ni Aborigenia. Ngira ngo murabizi, abiza amateka mubizi kundusha cyangwa se murabisobanukiwe. Abo muri iki gihugu rero ni ukuvuga ngo baje mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bageze hano mu mwaka w'ibihumbi 2000 baje batanze aba Norvège buzuye ba nyabo, kuko bo baje bavuye muri Germany, niho baje baturuka. Noneho abantuze bo baje Abanorvège baje mu mwaka w'ibihumbi 4. Umwaka nicyo gihe baziye. Bo ariko no kuvuga ngo aba Sami people bo bakaba bafite ururimi rwabo. Bafite ururimi rwabo wihariye, bakaba bafite injyana sange y'umuziki cyangwa se z'indirimbo zabo zihariye, traditional zabo z'injyana y'indirimbo, imbyino n'imyambaro yabo. Tuzareba uko byitwa mu nuze ya kabiri cyangwa se nabivugaho. Imyambaro yabo bayita bonad. Bo bakaba bafite ni imiziki nayivuze, indirimbo zabo z'imiziki. Hari niyo bita traditional, hari no bita oyoike. Oyoike ni ntago najya kuyoyika, ntago nabishobora, ntabyo nzi. Bon, bakongera bakagira ikinyamakuru cyangwa se umuyoboro wabo w'amakuru wabo wihariye, unyuzwaho amakuru yabo yihariye.
hatanyurwaho andi makuru y'abandi bantu cyangwa se y'ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo iyo channel cyangwa se iyo kanale inyuraho ibintu bya Samiske people gusa, ibintu by'abasamiske byonyine, amakuru yabo, imikino yabo, nuko buri kimwe cyose cyabo gusa nicyo kinyuraho kuri iyo kanale yabo. Bakongera bakagira idarapo ryabo ryihariye. Iryo darapo ryabo nzarivugaho birambuye mu gice cya kabiri, mu binyemerere, kuko hari ibintu ntari buze kuhita mfatiranya ako kanya kugira ngo bitaza kuba urusobe cyangwa se bize kubagora kugira ngo mubisobanukirwe, ariko nzanyena mbisobanura neza mu parti ya kabiri cyangwa se video ya kabiri nzakora cyangwa se ndibuze gukora. Bakagira parliament. Parliament ni iki? Ni inteko yabo yihariye bafite, inteko. So Sami people ikongera ikagira Sametingen. Sametingen ni ikintu Norvege, ariko Sametingen ni twavuga ko ari nka niyo nteko n'ubundi parliament. Mu kintu Norvege bakayita Sametingen. Bakongera bakagira, ibyo byose ndi kuvuga ni ibintu byabo byihariye ku giti cyabo bafite muri iki gihugu. Bakongera bakagira religion. Iyo religion yabo bakayita shamanistic. Niko bayita iyo religion yabo, shamanistic. Noneho hepfo yo bakongera bakagira ya matungo navuze ariyo yanyespire kuba nakora iki kiganiro kuri bo. Amwe nabonye navuze ku ntangiriro niki cyanyespire kugira ngo muri no video nayo matungo. Bakongera bakagira reindeer drift cyangwa se reindeer. Iyo uvuze reindeer drift uba uvuze ko ari aborozi cyangwa se abantu batunze ayo matungo, bafite aho baba, batagira aho baba bambi, ntago baba bafite aho baba, bagenda bimukamuka bitewe naho babonye ibyo kugaburira ayo matungo yabo. Nabyumva. Mu kuvuga ngo ntago icyo gihe cyangwa se nabubu ntago bagiraga aho baba, ntago bagira aho baba, bagendaga bakurikiye amatungo yabo ahagiye hose kugira ngo mbese ntago bagiraga aho baba. Kimwe n'ubu ngubu hari n'abataragira aho baba habo nyaho, ariko barahafite umwanya munini wo kuba babamo, cyane ko baba mu bihugu bigera muri 4. Baba mu bihugu bigera muri 4 bya Europe. Ndaza kubibabwira. Ariko kuba bataragiraga aho baba ntabwo byasobanuraga ko nta bana babaga bafite abana bagendana nabo, ariko abo bana ntabwo bavaga mu kindi gihugu, babaga ari abana babo cyangwa se ngo abana bavanye ahandi. Babaga ari abana babo, nta bana bagiraga bavuye ahandi. Sami people no kuvuga ngo babaga cyangwa se baba, kako n'ubu ngubu hari abagihari benshi, kandi nubwo atari nka mbere ariko hari abagihari. Turaza no tuzarebera hamwe n'icyateye kuba baragabanutse cyane kuruta umubare babagaho. Sami people baba mu bihugu bya Nord-Norge. Nord ni ahantu muri Nord-Norge na Sur-Norge. Noneho bo baba mu Sur-Norge, mu byo bihugu bigera muri 4. Icyambere babamo ni Norvege. Aho baba Norvege nzakoraho ikiganiro naho birambuye byimbitse. Ni ahantu bita Kautokeino. Hano aho bari hano agace bari mu kabo
hano mu iki gihugu cya Norvège cyonyine bahita Ikautokeino. Naho ibyo bihugu bine uko babibamo, naho aho handi navuze haruguru, aho handi navuze ha Nordlige bakaba bahita kuri ibyo bihugu bine babamo hose, ako gace kose k'ibyo bihugu aho bari hose muri ibyo bihugu kari bine, kandi bakaba bari mu majyaruguru. Aho mu majyaruguru bakaba bahita Sapemi. Turaza kurebera hamwe mu kanya kari buze uburyo igisobanuro cya Sapemi nubwo nkivuze hakiri kare, ariko turangura tukigarukeho inshuro nyinshi. Bon, tumanuke tugende aho nyine navuze aho batuye cyangwa se aho iwabo nyirizina muri ibyo bihugu kari bine bahita Sapemi. Samiske ifite ubwenegihugu. Samiske ifite ubwenegihugu, ariko ntabwo ari ubwoko bw'Abanorvege. Wakibaza impamvu bafite ubwenegihugu cyangwa se bafite pasiporo isa n'iy'Abanorvege ariko akaba atari iy'Abanorvege. Birasa ariko ntabwo ari iy'Abanorvege, ni iy'Abasamiske. Kubera ko bo ntabwo ari ubwoko, nabivuze haruguru, ntabwo ari ubwoko bw'Abanorvege, ariko bakaba bafite pasiporo cyangwa se ubwenegihugu busa n'izindi pasiporo. No kuvuga ngo twari turi kuvuga ku byerekanye na Sami people cyangwa se Samiske folk. Samiske folk turacyabivuga, ni mu cyongereza ni indigenous people. Naho mu rurimi rwacu cyangwa se ururimi uzi wumva turi gukoresha ni abasangwabutaka. Mbese Abasamiske ni abasangwabutaka nyirizina. Bakaba baraje mu gihugu cya Norvège, ari bo bantu ba mbere bagize gute, bavumbuye igihugu cya Norvège baza kugituramo. Nibo bantu baje mbere y'abandi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 bakaba baraje baturuka muri bya bihugu navuze haruguru bya Finland, kuko n'ururimi rwabo ruturuka mu Kifiniske. Turaza kubirebera hamwe mu kanya, reka dukomeze. Naho Abanorvege cyangwa se abatari Abasamiske bakaba baraje nabo muri Sur Norge cyangwa Sor. Urumva Abasami bo baje mu majyaruguru, naho abatari Abasamiske nabo baje mu mwaka w'ibihumbi 4. Mu mwaka w'ibihumbi 4 urumva ari hanyuzeho indi myaka ibihumbi 2. So bo baje mu mwaka w'ibihumbi 4 baje mu majyepfo, niho bahitiye. Abari mu majyaruguru ni Abasami bari bahamaze imyaka ibihumbi 2. Nyuma y'imyaka 4 nabwo, nyuma y'imyaka ibihumbi 2 bindi, nibwo haje abo Banorvege cyangwa se abo batari Abasamiske bavuye mu bihugu cyangwa se mu gihugu cya Germany, kuko cyane ko ari naho ururimi rwabo rukomoka cyangwa se ruvuka. Abasamiske ni indigenous people cyangwa se ni abasangwabutaka. Kuba ari abasangwabutaka, hakaba harabonetse undi muntu Norman ni kuvuga ni Umunorvege cyangwa se umunyagihugu. Cyangwa se Umunorvege afata ibikorwa byabo cyangwa imikorere yabo nk'ibintu bya kera byo mu gihugu cyabo, ibintu bya kera by'umuco, culture by'umuco cyangwa se by'akaranga mu Kirundi. Sapami, tugiye kuri Sapami nk'uko nabivuze haruguru, turaza kuyivugaho turebe
ikimenyesheje cyangwa se sapamyi ni iki? Sapamyi ni ahantu, ni umwami uruta ubwami bwa Norvège bwatumye abasamiske cyangwa se abasami baba bake. Impamvu babaye bake ni iyihe? Munyemere tuzayivuge mu ntuzo mu kiganiro gikurikira iki ngiki, kuko nicyo kizaba kirimo byinshi, umubabaro batewe, agahinda batewe, ibyo bakorewe kugira ngo babe bake cyangwa se bagabanuke, nabyo tuzabirebera hamwe muri ibi bihugu. Ariko ndaza kubivugaho gake, ariko turabivuga birambuye mu kiganiro cya kabiri. Iyi ngiyi yari nka introduction kugira ngo musobanukirwe abasamiske ni iki. Ni indigenous people, tuza gusanga ko ari bo abasangwa butaka, abasanga butaka. Bo twagiye icyateye kuba baragabanyijwe cyangwa se baragabanutse icyo gihe ni groupe yashizweho y'aba Viking Tier yagendaga mu ibyo bihugu byose kari bine, bagenda bica abantu, babanyaga n'ibyabo, babanyambura amatungo yabo bari bafite. Bagendaga babambura ubuzima, bakabambura n'ubutunzi n'ibintu byabo babaga bafite. Izo groupe bazita Viking. Nzagikora ikiganiro cya Viking nacyo ngisobanura kugira ngo mbashe kugisobanukirwa neza. Viking ni iki cyangwa se Viking isobanura iki, nabwo nzabahereza ikiganiro cya Viking kugira ngo tubaze gusobanukirwa Viking ni iki. Niyo yateye kuba abasami baba umubare muke, kubera ko barabambuye ibyabo, babambura n'ubuzima. Kuvuga ngo igihe habayeho kuba noshke, baba noshke baje bavuye muri Germany, bageze hano bariyorganiza. Bamaje kwiyorganiza baritunganya, bamaje kwitunganya bakora bakora nyine, barazamuka mu iterambere, bakora politiki. Bamaje kugira politiki nibwo batangiye kugira ute. Icyo gihe yari yageze mu mwaka 8 n'igihumbi 900. Muri iyo myaka nibwo Abanorvege sasa bafashe, mbese nibwo bafashe igihugu. Bamaje gufata igihugu neza, bamaje kugikabuta, bagira iterambere bya politike. Bamaje kugira ibya politike, baragenda bariga, barigishwa. Ababigishije tuzababwira, cyangwa se abari nyuma y'ibi ngibyo bitaba ngombwa ko tutabivuga, nta kibazo. Ariko iby'ingenzi ni ibi ngibi, namwe ubwanyu mwagira ubushake bwo kugira ngo mumenye amakuru yabo, cyangwa se gusobanukirwa amateka n'iki. Nuko twarabemereye ati tunyuremo mateka, mu makuru, mu byidagaduro se cyangwa se ibiganiro, kugirana inama. Ufite n'igitekerezo ko yazaza akakinyuza kuri channel yacu, bwose nta kibazo. Channel ni y'umuryango, ntabwo ari y'umuntu umwe. Kandi ngashimira abahora baduteza imbere cyangwa se abahora badufashamo umunsi ku wundi. Ntabwo nzahwema kutabashimira, kuko atari mwebwe ntacyo twakigezaho. Uko niko kuri mbabwiye, kandi mbibabwiye mbikuye ku mutima. Dukomeze rero, tudatinda mu magambo. Ni ukuvuga ngo muri uwo mwaka w'igihumbi 1800, mu 1900, Norman nibwo yazamuye, mbese twavuga ngo abo bavuye muri ntuze Germany, bavuye muri Germany, nibo bazamuye iyi ntuze ibitekerezo byabo, bashaka ko ari byo biza imbere. Bongera bazamurana n'umuco wabo, akaranga mu Kirundi, traditional mu Cyongereza ngira ngo,
I think maybe bazamura uwo muco wabo, traditional yabo, culture yabo ariyo bashyira imbere cyane, batangira kurwanya culture y'abasamiske kandi aribo baje imbere, nibwo batangiye kubatoteza no kugira ngo babayobore, babatsikamire muri buri kimwe cyose, bajye hasi kandi aribo twakita aribo ba nyiri igihugu, aribo baje mbere. Ariko ubu ngubu ari naho tuzaganira birambuye mu kiganiro cya kabiri, ariko turagoma tubivugaho gake gake kugira ngo ntibizabagore uwumvisha iki kiganiro. Icya kabiri kizamworohera kubisobanukirwa kubera ko azaba yagize ibyo yumvamo bigiye bihagarariye umutwe cyangwa se ikiganiro nyirizina cy'ikiganiro cya kabiri kizaba kimbitse kuri bo. Ariko n'iki kirahagije kuba wacyumva, gusa byaba byiza uramutse wumvisha icya mbere n'icya kabiri kugira ngo ubashe gusobanukirwa abasamiske cyangwa se indigenous people aribo basangwa butaka babayeho ute muri iki gihe. Ibyo byose muzabimenya turi kumwe nanjye, kandi nzajya mbagezaho buri kintu cyose muzajya munsaba cyangwa se igitekerezo nzajya ngira mbona nkora ibishoboka byose bibagereho, kandi ndizera ko namwe ubwanyu muzajya mugira igitekerezo, inyunganizi, muzajya munyandikira kugira ngo tubashe kuza turebere hamwe, tubishake maze tuze tubibahereze nk'uko muba mwabidusabye. Ni ukuvuga ngo Samiske ubu ngubu bafite uburenganzira bwo kuba bakisanzura muri buri kimwe, bakayaferinga cyangwa se bakizihiriza umunsi mukuru wabo uba tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri, buri mwaka tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Bakizihiza iminsi mikuru yabo, bakizihiza buri kimwe cyose, ariko ntabwo bakaba banafite stulting nk'uko nabivuze, cyangwa se inteko, ariko nta kuvuga ngo ntabwo bafite staten ni nko kuvuga ubuyobozi bwo kuyobora igihugu, bakayobora Sami, bakamenya ibijyanye n'ibya Samiske people cyangwa se Burger, ariko ntago bamenya ibijyanye n'igihugu. Ubwo bushobozi nagira ngo nkeka badafite. Nuko twabivuze, Sametingen yaje igihe cyangwa se babonye inteko yabo mu gihe muhe mwaka. Babonye inteko yabo mu mwaka wo kuva 1989 cyangwa se mbivuge muri ubu buryo. Babonye inteko yabo kuva mu mwaka w'1989. Nibwo abasamiske batangiye kuzamuka, biyorganiza, bazamura umuco wabo, bubaka iyo inteko yabo irazamuka, babaha inteko. Nzababwira impamvu nabwo bahawe iyo nteko, niki cyabiteye kugira ngo babone iyo nteko. Nabwo ikiganiro cya kabiri mushonje muhishe, ndabinginze Evan ntikizabacike. Abasamiske ku isi yose barakeka cyangwa se baribaza ko hakiriho abasamiske 80,000 by'abasamiske ku isi yose. Mu gihugu cya Norvège honyine hakaba hari 40,000 by'abasamiske bituye muri iki gihugu cya Norvège. Urumva ko muri bya bihugu 4 twabonye ko babamo, muri iki gihugu cya Norvège niho habamo abasamiske benshi. Ku isi hose niba bavuze ko
hari ibihumbi 80. Mu gihugu twakongera tukaza tukareba mu gihugu cya Norvège cyonyine hakaba harimo ibihumbi 40. nibo bahari ubu ngubu. Urumva muri ibyo bihugu byose kari bine, igihugu cya Norvège hakaba harimo 40, ibyo bihugu bindi bitatu bikaba bisaranganya izo 80 bambe. Urumva n'iki gihugu naho harimo benshi cyane. Sami people ikaba ifite nabwo indimi nyinshi ariyo språk. Bakaba bafite indimi nyinshi kandi izo ndimi zose zitagira aho zihurira, kandi ari ubwoko bumwe bw'abasamiske cyangwa se indigenous people, ariyo twabonye ko ari abasangabutaka. Baba bafite indimi nyinshi kandi izo ndimi zose ntaho zihuriye cyangwa ngo bise cyangwa ngo bise ngo n'Ikinorvège. Ntabwo bisa n'Ikinorvège, nta naho bihuriye. Kandi nabo ubwabo bafite indimi nyinshi zigera muri 11. Nzazivugaho amazina yazo nazo muri 11 mu kiganiro gikurikira, uko ari 11 zose. Uburyo wasuzamo umuntu good afternoon cyangwa se mu Kinorvège good dag, bavuga burbevi. Icyo ni iki samiske gusuhuza umuntu cyangwa se kumubwira ati good afternoon cyangwa se good dag. Mu Kinorvège ni good dag, mu Cyongereza ni good afternoon, naho mu Kisamiske bavuga burbevi. Umwanya wo gushimira abavandimwe bagenda badusapotinga muri buri kimwe cyose. Turahera kuri Kamikazi, turagushimiye aho uri hose, turagukunda, natwe tuzagushigikira muri buri kimwe cyose. Igihe uzadukenera cyose tuzaba duhari kandi turagukunda. Dushimire umuvandimwe Mama Jose, uracyari kuza mu batanu ba mbere bari kudushigikira cyane. Ni ibintu by'agaciro cyane kandi tugomba kugushimira nawe ubwawe. Urakoze cyane, warakoze cyane. Gumye duhereze support, gumye kudusunika, gumye kutwagura tugire umuryango munini. Ni iby'agaciro cyane kandi nawe ntitwabara kudagushimira. Dushimire n'undi muntu ubikora cyane n'abakomenti bose. Dushimire Jack de Black Bergen, urabikora cyane. Dushimire Madina, muri comment urabikora cyane. Dushimire Vestine, muri comment urabikora cyane. Dushimire Dusabe, uzamukunda nawe urabikora cyane, kuri status yawe turabibona. Dushimire abahungu banjye bari mu Bugande na Fabrice, nabo Fabrice na Papi, nabo ndabasuhuje cyane. Fabrice cyane cyane n'ubikora kandi nabo ndamushuje. Big up to you my boy. Dushimire nande abavandimwe bose badusapotinga. Justin, Daniel uradusapotinga cyane. Aba Body Force More Server nabo baradufasha cyane, baracyagaruka ku mwanya wa mbere wabo. Gaciro, Honorine, namwe murabikora. Ebane mwese abanshigikira bose ndabashimiye. Nabo ntavuze kuri uyu munsi nzabavuga ku video ikurikira nkuko nabyihaye. Buri video nzajya mvuga abantu bose bashigikira iyi channel kugira ngo igume kwaguka. Turabashimiye cyane, mugira ibihe byiza kandi turizera ko muri buze kugira umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza, kandi twakunze uburyo mugumye kubana natwe. Mugire ibihe byiza kandi mugume kubana n'Imana. Muraho neza abantu banjye, nari nibagiwe, naringiye tudasezeye cyangwa se tutifurije wa mukobwa wacu umunsi mukuru. Muranyihanganira, nari nasezeye ariko ndagarutse kugira ngo dusoza amasezerano twagize cyangwa se twari twihaye kuba twakifuriza umukobwa wacu umunsi mukuru.
Esther tukwifurije umunsi mukuru nk'uko twari twabikubwiye, gira isabukuru nziza mu Kinorvege, gratulerer med dagen. Uzagire ibihe byiza umwaka wose, kandi tukwifurije amahoro masa akomoka ku Mana ariyo uzagera mu buzima bwawe bwose. Twemerere rero tugire gutya uti Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Esther, happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza w'isabukuru wavutseho, ugira umunsi mwiza w'isabukuru wavutseho. Hey, murihangana ntabwo ndi professional kuririmba, ntabwo ari ibintu byanjye, cyangwa se niyo nabikunda cyangwa se nkaba nkanagerageza, mwaza kubimbwira muri comment, ariko no kugira ngo duhe ibyishimo umukobwa wacu nawe wagize isabukuru, kandi ndizera ko ahari kuri uyu munsi w'amavuko wiwe biri buze kuba mahwi, bize kugenda neza. So numeze kandi twizere ko biri buze kugenda neza umunsi mukuru wiwe, nubwo tutari buze kubasha kuhaboneka, ibyacu tubikoreye hano kuri kamera kugira ngo buri umwe wese abimenye. N'undi wese yifuza kuba twajya tumukorera ibintu nk'ibi, ajya twohereza akamesaje kagufiya maze tubimukorere kuri channel yacu. Nikaze, ntabwo ari ukuvuga ngo ni yanjye, ni yawe, ni yuriya, niyo abavandimwe bose bifuza ko tuba bamwe, cyangwa se twaguka tukaba banini cyane, tukabasha kujya dukoreraho ibintu bigiye bitandukanye kandi tugasapotingana. Twizere ko gahunda ari yayindi, niyo gushigikirana, sibyo? Sawa, mugire ibihe byiza kandi turi kumwe. Ciao ciao.